utiganya Yesu aragushaka none haguruka uve mu mwijima aragukunda musange kuki utamusanga uyu munsi kuki utamwitaba none. Yesu ashimwe. Reka ngushimire muvandimwe wowe uteze amatwi, tugiye kubana muri uyu mwanya twigana ijambo ry'Imana, kandi ijambo rituruta ubukuru, ijambo ridutegurira imitima yacu kugira ngo twitegure ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa vuba bidatinze. Kristo agiye kugaruka, hanyuma turasabwa kwitegura kugira ngo tuzasangwe dushitse, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri iki gihe cya none turasabwa kwitegura cyane, kandi tugashaka n'uburyo cyangwa se tukagira umwiteguro uhamye kugira ngo tuzasangwe dushitse muri Yesu Kristo ubwo agiye guhishurwa vuba. Niyo mpamvu muri iki gihe cya none cyangwa se muri iyi minsi nifuje ko cyangwa se Umwuka w'Imana araturarikira kugira ngo twitegure ibigiye kuba. Niyo mpamvu mu ruhererekane rw'ibyigisho tuzarebera hamwe mu bihe bitandukanye, nubwo bitari buri munsi, ariko dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kwitegura akaga gaheruka. Ni ibyigisho bifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo kwitegura akaga gaheruka. Noneho mu cyigisho cya mbere tukaba tugiye kureba akaga gaheruka ku isi. Mbere rero yo kugira ngo dutangire iki cyigisho, reka tubanze duce bugufi dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, ubw'ineza n'imbabazi zawe bikomeje kubana natwe, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo nk'uko wasezeranye Mwuka wera umufasha kugira ngo dufashe mu bihe byacu byose, kandi dusobanurire ibyo uwandikishije. Reka uduhe guca bugufi kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka, kuko abayoborwa n'Umwuka ari bo bana b'Imana. Bityo dushyirweho ikimenyetso cyawe muri iyi minsi isoza amateka y'isi, tubashe kuzasangwa dushyitse. Bisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Nk'uko nari maze kubivuga, ibi byigisho bifite umutwe uvuga ngo kwitegura akaga gaheruka. Noneho ku cyigisho cya mbere tukaba tugiye kureba akaga gaheruka ku isi. Ni ibyigisho nari maze kuvuga ko ari ibyigisho bizagenda biza mu gihe gitandukanye, noneho tukazagenda dusesengura. Ndatekereza ko iyi nsanganyamatsiko ku bantu bamwe benshi, kubera ko abantu uyu munsi bakunze ibibanezeza nk'uko nabwo nanone Bibiliya ivuga, usanga iyo umuntu arimo kubwirwa yuko akwiriye kwitegura umugari uteye ubwoba uturindiriye, usanga ibyo bintu abantu benshi batabishyikira, ndetse bamwe nta nubwo batekereza ko imperuka izabaho, ndetse bamwe bakagwa mu myizerere ipfuye yo kuvuga ngo imperuka y'umuntu ni igihe apfuye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko uko wavuga kose ngo imperuka ntizabaho, uko wabyita kose, umenye ko icyo gihe niba uvuga ko imperuka itazabaho, icyo gihe wageze mu mwanya wo kurwanya Imana, ndetse uri no kuvuga yuko Imana itariho na Yesu Kristo ntariho. Ubwo uwo mwanya niwo umuntu aba yamaze kwinjiramo. Bityo rero dukwiriye kuba maso cyane, kandi tukabera amaso ubugingo bwacu. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana turebe iby'ako kaga gaheruka ku isi. Ako kaga gaheruka ku isi gateye gate? Ese umuntu yakitegura ate? Kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Niyo mpamvu ku byerekeranye n'iki kintu cyangwa se n'insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, hari ikintu wenda navuga ku bantu bavuga batari ko ibi bintu ntabwo bisanzwe, ibi bintu nta nubwo bizaza, ariko ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira.
iyo tugiye muri Luka igice cya mbere, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu gice cya mbere ku murongo wa 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo ni ukuvuga ngo kuza ko bizaza ntabwo bizahera, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubyemere cyangwa se ubyange, kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Niyo mpamvu umuhanuzi Habakuki we hari icyo yavuze. Umuhanuzi Habakuki, turimo turasoma ijambo ry'Imana, Habakuki mu gice cya kabiri, agira ngo twifashishe ibyanditswe byera, kuko hari igihe wenda bishobora kwitwa iby'umubwiriza cyangwa se kuko abantu muri iki gihe iyo babonye umuburo bacyaha kenshi baravuga ngo ayo ni amakabya nkuru. Ariko nigeze mbabwira ngo hari igihe uzakenera nawe abantu bavuga ayo makabya nkuru ubabure. Niyo mpamvu rero Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 2 haranditswe ngo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisoma abyihutire. Andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ijambo ry'Imana iyo rivuze muri ubu buryo, nta kindi kintu umuntu aba afite cyo kwireguza cyangwa se kongeraho ngo atangire ashyire muri za logike ze cyangwa se inyurabwenge, ahubwo ngo akwiriye gutegereza. Niba ari ubuhanuzi buvuzwe, uwo muntu aba akwiriye gutegereza cyane yihanganye, kuko ijambo riravuze ngo naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Nk'uko tubonye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya mbere ku murongo wa 36 handitswe ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni nayo mpamvu rero n'ibyahanuwe byose ngo andika ibyahanuwe byose cyangwa se ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisoma byihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo rero turimo tuvuga ku byo kwitegura akaga gaheruka ku isi, na ndetse muri iki gihe abantu basigaye banabifungirwa ngo barimo gutera abantu ubwoba yuko Kristo agiye kugaruka, ariko wabivuga ukabivuga utyo yuko abantu barimo gutera ubwoba, ubwo bwoba nushaka unabugira, ahubwo bigutere gushaka Imana, kuko Yesu Kristo azagaruka nk'uko yabivuze. Yohana igice cya 14 Yesu yavuze ko agiye gutegura kandi azagaruka akatujyana iwe. Bityo rero uko byagenda kose, wabyirengagiza cyangwa se wabyemera, Yesu Kristo azagaruka, nta n'uzamutegekwa ngo aze, kuko ni ihame ridakuka kugaruka kwa Yesu. Na ndetse kimwe mu bintu bigaragaza ibimenyetso byo kugaruka kwe nuko yavuze ko abantu bazaba bavuga yuko ari amahoro nta kibi kibirimo, ndetse abantu bazaba bavuyaraye. Kandi nabwo nanone ikindi nuko hazaba hari n'ubuhakanyi bukerense byo kugaruka kwe, bavuga ngo mbese igihe twategerereje isezerano ryo kugaruka kwe ririhe, ngo uhereye kera ko ariko byahoze. Icyo nacyo kikaba kimwe mu bimenyetso biranga ko Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze. Rero hari akaga kagomba kubaho mbere yuko Kristo agaruka. Ariyo mpamvu mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli murabona iryo somo mu gice cya 12 cyangwa se igice cya 12 cya Daniyeli umurongo wa 1, hari amagambo yanditswe ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Ibi ngibi biragaragaza ko ari mbere yuko Kristo agaruka, kuko nyuma yuko Kristo agaruka nta wundi mubabaro uzaba uriho, ahubwo Kristo nagaruka abera bazazuka bajyanwe mu ijuru, bajyanwe aho yabateguriye, hanyuma inkozi z'ibibi zose zitsembwe ku isi zibe nk'amase. Muri icyo gihe rero cyo kugaruka kwa Kristo agarutse akajyana be, nibwo Satani azabohwa imyaka 1000.
abera bari mu ijuru. Iyo myaka 1000 nishira, Yesu Kristo azagaruka ku isi. Aho ngaho niyo mpamvu umuhanuzi Yohana mu byahishuwe yavuze ngo ufite umugabane wo kuzuka mu muzuko wa mbere arahirwa, naho uwo mu muzuko wa kabiri ni ugukorwa n'isoni, kuko azaba ari irimbuka ry'abanyabyaha. Akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya dusabwa kwitegura Akaga gaheruka ku isi, kuko mbere y'uko Kristo aza tubonye ko hagomba kuzaba umubabaro. Ari nayo mpamvu mu magambo akurikira turabona amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa intambara ikomeye nini. Intambara ikomeye mu gitabo kinini ku ipaji ya 528 hari amagambo avuga ngo igihe cy'umubabaro utigeze kubaho kiradusatiriye. Ku bafite igitabo gitoya ni mu cyigisho kivuga ngo igihe cy'amakuba. Igihe cy'umubabaro utigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi irangwa n'ihinyu n'ibitotsi bizabuza benshi kuyigeraho. Bijya bivugwa kenshi ko umubabaro ukomeye uba mu magambo kuruta kuwubonesha amaso. Ibyo siko bizamera ku cyago kitwugarije. Ubusobanuro bw'ukuri burenze ibyo tubona muri iki gihe. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo, umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe. Naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba barimo. Ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka avuga. Bavandimwe, iki kintu umuntu aba akwiriye kugitekereza cyane. Igihe cy'umubabaro utigeze kubaho kiradusatiriye. Na ndetse buriya hari ikintu dukwiye gutekereza cyane. Ahangaha hari amagambo avuze ngo bijya bivugwa kenshi ko umubabaro ukomeye uba mu magambo kuruta kuwubonesha amaso. Ibyo siko bizamera ku cyago kitwugarije. Ubusobanuro bw'ukuri burenze ibyo tubona muri iki gihe. Buriya hari igihe wicarana n'umuntu akakubwira ati wenda ibi byago byari bimeze gutya, cyangwa se akaga gateye gutya na gutya, ukumva ni ibintu bishishana, ukabyumva mu magambo ukumva biguteye ubwoba. Ariko ubu ngubu kenshi nyine abantu baravuga bati iryo ni iterabwoba, ariko abantu bazabisobanukirwa neza ubwo ibyago birindwi bizatangira gusukwa, na ndetse na mbere yaho akarengane k'ubwoko bw'Imana. Bana b'Imana batangiye kwinjira mu gihe kigufi cy'umubabaro, kandi ibi ngibi bigomba gukomeza kurinda kugeza igihe Kristo azatunguka ku bicu. Bityo rero niyo mpamvu umuhanuzi Daniyeli we yabwiye ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Abantu barasabwa cyane muri iki gihe cya none kugira ngo biyunge n'Imana, batazaboneka muri uriya mubare w'abantu bazarimbuka ubwo ibyago bizaba byisuka ku isi. Kandi reka babwire iki kintu gikomeye, ubwo ibyago birindwi bizatangira kwisuka ku isi, abantu bazaba bari ku isi muri icyo gihe, ubwo Yesu Kristo azaba avuga ngo birarangiye, ayo magambo azaba ateye ubwoba, kuko abantu bazifuza urupfu barubure. Kuva igihe Kristo azavugira ngo birarangiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, imbabazi zigakurwa ku isi ku banyabyaha banze kwihana. Agashya karimo nuko nta munyabyaha uzongera gupfa, nta n'umuntu w'Imana uzongera gupfa. Bishatse kuvuga ngo uwo munyabyaha uzaba uri ku isi agomba gutegereza ibihano by'Imana, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 16, agategereza kugerwaho n'ibyago birindwi kuva ku cyago cya mbere kurinda kugera ku cyago cya nyuma aricyo cya karindwi, kuzarinda kugera igihe Kristo azaba agarutse, ku buryo umuntu ibice by'umubiri bimwe bishobora gucika cyangwa se bigakorwaho n'ibyo byago, ariko umuntu agakomeza agahumeka kumva uwo mubabaro kurinda kugeza igihe ibyo byago bizasohorera. Erega ubu ngubu nubwo abantu b'abanyabyaha, buriya reka ngire isomo nsoma hano muri Yesaya, yago ni muri Yesaya igice cya 57 haranditswe ngo Yesaya igice cya 57 haranditswe ngo umukiranutsi arashira ariko nta wabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi abakijijwe ibyago byenda kuza. Buriya hari igihe abantu banabona n'abantu barimo gupfa muri iki gihe cya none, bakibwira ukabona abantu barababaye, ariko uwakubwira ibyago byugarije cyangwa se birindiriye abantu mu gihe kiri imbere.
nawe ubwawe ushobora kwifuza utireka nigendere hakiri kare. Bitewe n'iki? Ibi byanditswe byera bimaze kutubwira ko hari igihe kizaba ari umubabaro ukomeye utigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeho. Bityo rero abantu tuba dukwiriye kugira umwiteguro ukomeye kugira ngo tuzabashe gusangwa dushyitse, kugira ngo nubwo buriya aha uyu murongo uvuga ngo umukiranutsi arashyira ariko nta wabyitayeho, abantu bazasobanukirwa neza n'ibyo bagiriraga abakiranutsi b'Imana bari ku isi, bazasobanukirwa n'amahirwe bari bafite. Abana b'Imana bakiri ku isi birirwa babinginga bati nyabuna muze ku murongo w'Imana, hanyuma murebe ko mwacika umujinya w'Imana uri mu gacuma k'umujinya w'Imana udafunguye. Ibyo byago bigomba kuzagera ku bantu kwa kundi bahigaga ubwoko bw'Imana, bizaba inverse cyangwa se bizaba ikinyuranyo, ku buryo abo bantu abanyabyaha bazaba bahiga ubwoko bw'Imana bazagirwaho n'akaga gakomeye, kandi abantu b'Imana bazaba barinzwe n'ubuntu bw'Imana, kuko nta cyago kizabageraho nk'uko ijambo ry'Imana ribisezeranya rivuga ngo kuko wumvise ijambo ryanjye ukaribika mu mutima wawe, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza abatuye mu isi. Ibyago igihe bizaba byisuka ntibizegera ihema ryawe. Aho ngaho honyine akaba ariho hazaba hari uburinzi bw'abantu b'Imana. Ariko ku bantu b'abanyabyaha banze kwihana, ibyago bizabageraho kandi bizaba ari ukurimbuka kwabo. Rero reka ijambo ry'Imana bitwereke uko ako kaga gateye. Reka tujye mu ijambo ry'Imana, ariko mu gitabo, iki gitabo nazo nsoma cyitwa Intambara Ikomeye, kigaragaza neza ko kurimbuka kw'iyi si ya none kuzaba kuruta ukwarimbuye Yerusalemu ya kera. Ibi ngibi nimushaka gusoma neza mukiga inyandiko mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku irimbuka rya Yerusalemu, bizasobanuka neza. Nawe urebe niba bavuze ngo uku kurimbuka kw'iyi si ya none kuzaba kuruta ukwarimbuye Yerusalemu ya kera, ukareba ibyabaye muri Yerusalemu bw'ingabo za Titusi zagotaga umudugudu wa Yerusalemu cyangwa se umurwa wa Yerusalemu, abantu bakaryana. Ibyo bintu Mose yari yarabikanuye mu gutegeka kwa kabiri muri kiriya gitabo cya 5 cyanditswe na Mose muri Bibiliya, mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 28, avuga ngo iby'umugore wadamaraye utabasha gukandagiza ikirenge hasi, ngo azarebana imbabazi nke umwana cyangwa se umugabo aseguye, ngo atamugaburira ku ngobyi ituruka hagati y'amaguru ye. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bizaba byoroshye. Niba muri kiriya gihe cya Yerusalemu byarageze aho umugore abyara inda ya nyuma akayihisha umugabo we kugira ngo atayimugaburira, bikageza ubwo abantu bajya kugura amahurunguru y'inuma, bikageza ubwo igihanga cy'indogobe kigura amafeza, kandi iyo nyamaswa indogobe ubwayo yari ikizira, Abisirayeli ntibayiryaga. Ariko bigeze ubwo abantu barya imikandara yabo, bigeze ubwo baharagata ibikuta, barya imishumi y'inkweto. Kubera iki? Bagomeye Imana, hanyuma kurimbuka kuba kuraje, inzara ibakoramo. Buriya hari igihe abantu bicara muri iyi minsi ya none bakavuga ngo inzara yarateye. Nta karaba umubyeyi atararya umwana we. Kandi ibyo bintu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ijambo ry'Imana nta kivuga ngo gihere. Buriya niba rivuze ngo kurimbuka ku isi ya none kuzaba kuruta ukwarimbuye Yerusalemu ya kera, ibyo bintu abantu tuba dukwiriye kubizirikana, tugashaka ubuhungiro hakiri kare binyuze mu nzira yo kwihana. Dore icyo Mose yari yarahanuriye Abisirayeli kubwo kutumvira Imana nibaramuka batayumviye uko bizagenda. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 ku murongo wa 56 yaranditse ngo umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azaba arira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. None niba iri jambo ryaravuzwe na Mose, ijambo ry'Imana rikanyura mu kanwa ka Mose agahanurira Abisirayeli ibintu, kandi bikarinda bisohorera ku bwoko bw'i Yerusalemu bwanze Yesu,
wowe utekereza niba ijambo ry'Imana rivuze ngo kurimbuka ku isi ya none kuzaba kuruta ukwarimbuye Yerusalemu ya kera, ibi bintu umuvandimwe ubitekerezaho ute? Ubuhungiro muri Yesu Kristo ko aka kaga kegereje cyane wamaze kububona, kandi ibitonyanga byabyo birimo kugenda bigaragara. Niyo mpamvu rero umuhanuzi Yesaya hari icyo atubwira ku byerekeranye n'aka kaga katangiye kugwirira isi. Yesaya igice cya 24 umurongo wa mbere: dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage babo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo, izina ry'Imana rihimbazwe. Utinya ikintu kirangiza kuvuga ngo kuko birangira bivuga ngo Uwiteka ni uvuze iryo jambo. Abantu tuba dukwiriye gukora attention, abantu tuba dukwiriye kwitonda cyane ibyerekeranye n'ihinyu rya hato na hato bikavaho. Umurongo wa 4: igihugu kirarira kandi kibaye umuhongi, isi icitse intege ibaye umuhongi, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikirwa hagasigara bake, batwikwa hagasigara bake. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze. Umunezero utewe n'inanga urashize, ntibazanywa vino baririmba, ibisindisha bizasharirira ababinywa. Umurwa uvurungano urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Bararirira mu miharuro kuko babuze vino, aho umunezero wari uri harazimye. Ibyishimo byo mu gihugu birahebwe, mu murwa hasigaye amatongo n'irembo riraridutse. Ibi ni ibigaragaza akaga karimo kagenda kagwirira isi, kandi ibitonyanga byabyo byatangiye kuboneka. Ku murongo wa 17 haranditswe ngo: wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uwurira ngo akuke urwobo umutego uzamufata. Kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Isi iradandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. None niba ibi bintu birimo bivugwa bikavugwa nk'aho ari inzagihe, urimo gukora iki kugira ngo witegure iby'aka kaga gaheruka? Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 5 kugeza uwa 7. Uko niko Uwiteka avuga ati: twumvise ijwi rizanwe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, mu maso he hagasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Mbese ibi bintu iyo dusoma ngo nimuze mubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara, none se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, mu maso he hagasuherwa? Bigeze ubwo iki kintu ubundi ni nkaho ari ishyano riba ryaguye, kubona umugabo bigeraho amera nkaho ari umugore wari utwite. Ibyo bintu bitekereza uti? Abantu bakunda guhinyura ijambo ry'Imana ngo ibi bintu ntibizaba, ariko umurongo wa 23 uravuga ngo: dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira, uzagwa ku mutwe w'abanyabyaha. Uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Mu minsi y'imperuka ibintu urabitekereza ute? Ibyo ubu hari igihe cy'imperuka, hari iminsi y'imperuka, hakaba n'umunsi w'imperuka. Ibi bintu
muzirikane yuko igihe cy'imperuka tukirimo n'iminsi y'imperuka. Bityo rero abantu tuba dukwiriye kuzirikana cyane izi ngingo, hanyuma tugashaka ubwihisho hakiri kare. Niba kuri iyi saha tuvugana abayobozi bamwe b'isi cyangwa se abantu bakomeye barimo gushaka bagatangira kubaka ubuvumo bw'ahantu bashobora kuzahungira, ubu wowe urimo urabitekereza ute? Ubugingo bwawe buhishanywe na Kristo mu Mana? Hari ikintu ngira ngo nkubwire ukwiriye kuzirikana kugira ngo ushake uwo mutekano. Igitabo cy'ivugabutumwa ku ipaje 158, dore inama ugirwa. Ubu ngubu tuba dufite abantu bashaka kumenya ngo byacitse ni iki cyabaye uyu munsi. Ariko zirikana ibi: Uwiteka ashaka ko abantu bose basobanukirwa n'ibyo mu mbabazi ze akora muri iki gihe, bakabisobanukirwa muri iki gihe turimo. Nta mpaka ndende zigomba kubaho zivuga inyigisho nshya zerekeye ubuhanuzi Imana yamaze guhishurira abantu. Niba ubuhanuzi bwaramaze guhishurwa, ubundi nta n'impaka zagakwiriye kubaho, ahubwo dore inshingano ya buri muntu. Muri iki gitabo baranditse cy'ivugabutumwa ku ipaji 158 ngo muri iki gihe umurimo ukomeye abantu badakwiriye guteshukaho ni uko buri wese yazirikana umutekano we imbere y'Imana. Kubw'iyihe mpamvu? Nibyo ukuri koko ko abantu bakwiriye kuzirikana ukuri, bakwiriye kwiga bakiga n'ubuhanuzi. Ariko byacitse ngo nagaki kabaye. Ubu hari abantu nk'ubu ngubu badaheruka no kuba bari barakanguwe n'ibyari byarabaye mu gihe cyashize byitwa icyorezo cya coronavirus, ariko kuri uyu munsi ukaba yarasubiye mu mudendezo ntacyo bimutwaye, abashe no kumara icyumweru atabambuye ibyanditswe byera cyangwa se ngo apfukame imbere y'Imana asenge ayisaba ubufasha. Ahubwo uwo muntu kumubwira iby'ijambo ry'Imana bikaba bisa naho ari ukumutera igihe, ku buryo icyigisho nk'iki adashobora kugitega amatwi ngo n'iminota 10 irangire. Hanyuma uwo muntu akaba ariko akunda byacitse, akaba ategereje ngo nihagira iyindi bombori izongera kuba ngo nibwo azakanguka. Ibyo bintu abantu bazibuka bazashiduka ibitereko byaseshwe. Kubera iyihe mpamvu? Abantu bagendana n'icyo twakwita ngo ni current event gusa, batamenya neza ngo basobanukirwe n'umutekano bafitanye n'Imana imbere yayo, ngo bamenye ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bashaka Imana binyuze mu kwihana ibyaha byabo no kwatura, bakabireka ngo bakire imbabazi z'Imana. N'ubundi kumenya iby'ubuhanuzi ntacyo bishobora kukumarira uretse kuzajya muri Gihenomu, kuko ikintu bikangura ni amarangamutima gusa. Ubundi ayo marangamutima yashira ugasanga abantu basubiye mu byabo. Niyo mpamvu rero muri iki gihe umurimo ukomeye abantu badakwiriye guteshukaho nuko buri wese yazirikana umutekano w'imbere y'Imana. Mbese ibirenge byacu bihagaze ku rutare rw'iteka? Ibyo ni ibibazo uba ukwiriye kwibaza mu mutima wawe. Ibirenge byawe cyangwa se intekerezo zawe zihagaze ku rutare rw'iteka? Mbese twihishe mu buhungiro rukumbi dufite? Ubuhungiro rukumbi dufite bwonyine ni Yesu Kristo. Dore umugaruraje kandi urakazi. Kakaga turimo kwiga. Mbere yo kugira ngo umuntu yitegure ibyako kaga, agomba no gusobanukirwa n'ako kaga kariko. Dore umugaruraje kandi urakaze, uzanye uburakari. Mbese twiteguye guhangana nawo? Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana riravuga mu byahishuwe igice cya 13:8 ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo agomba kuramya inyamaswa abishaka cyangwa atabishaka. Nubwo ayo magambo harayo nongewe, ariko haranditswe ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo azaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bityo rero tugomba kuba twihishe mu buhungiro rukumbi dufite ari rwo Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbese turi umwe na Kristo nk'uko nawe ari umwe na se. Mbese turi abaragwa b'Imana kandi twifatanya n'abaraganwa na Kristo. Mbese mu mikorere yacu dukorana na Kristo, dufatanya nawe. Ibi ni ibibazo ukwiriye kwibaza, nanjye nkibaza. Akaga gaheruka, umugaruraje kandi urakaze, uzanye uburakari. Dukomeje Yoweri igice cya mbere, amagambo ari muri Yoweri igice cya mbere naho tuhasome mu byerekeranye n'aka kaga gaheruka. Umurongo wa 15 haranditswe ngo tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose.
mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana. Muvandimwe, uyu muhanuzi Habakuki arimo arabaza, nako Yoweri arimo arabaza ikibazo ngo mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba. Ni kangahe ibyanditswe byera bimaze igihe kirekire ababwiriza basimburana ugira ngo niko bizahora. Tuzabonamo amagambo muri ibi byigisho bizageza ubwo abana b'Imana bazarira amarira ya nyuma ku banyabyaha. Abanyabyaha birukanka baza kubashaka ngo bababwire ya magambo bababwiraga, hanyuma bicecekeye, ku buryo abana b'Imana byageze igihe bakazajya barara amajoro barimo gusabira abanyabyaha banze kwihana, n'imiburo bagezaho umunsi ku munsi, ariko abanyabyaha batabishaka. Ibi bintu imbabazi Imana yagiriye abantu, no kwihangana kwayo bizaba bingana n'igihano abantu bazahabwa kubwo kwanya imbabazi z'Imana. Nuvuga ngo uko tuvuga ngo imbabazi z'Imana ntizigira akagero, abantu baramutse basobanukiwe n'umuntu imbabazi z'Imana ntizizaba zamaze gukurwaho kugeza ku rwego ibyo byago bizamusukwaho. Ibyago bizasukwa ku muntu bigendeye ku mbabazi yagiriwe. Kandi ibi bintu abantu tuba dukwiriye kubisobanukirwa tugashaka ubuhungiro hakiri kare. Niyo mpamvu uyu muhanuzi Yoweri wavuga ngo tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu. Imbuto zumiye ku mayogi ni izihe? Nuko ushobora gusanga umukristo muri iki gihe cya none, ziriya mbuto zivugwa mu Bagalatiya igice cya 5, imbuto z'umwuka, ugasanga yitwa ngo ni umukristo yashatse Imana ngo ayigiriraho umugisha, ariko wamureba kwera imbuto zikwiriye uwihanye ugasanga zarumiye ku mayogi. Koko imbuto zumiye ku mayogi. Iyo ubona bagenzi bawe mu bana cyangwa se mu miryango, hahandi ahantu hose wagiye ugera, ni izihe mbuto wabereye? Ese ugira kwihangana? Ese ugira umunezero, ugira ibyishimo, ugira amahoro no kugira neza? Ibyo bintu, izo mbuto z'umwuka muri wowe zirangwamo. Imbuto zumiye ku mayogi bishatse kuvuga iki? Nta mbuto uwo muntu yigeze yera zikwiriye uwihanye. Mu ndyarya abonekamo, mu basambanyi abonekamo, mu babeshya abonekamo. Ugasanga umuntu nubwo yitwa ngo ni umukristo, ariko abapagani ubwabo bagenda bahamya neza bati niba ari ubukristo koko uriya avuga, iryo juru yazajyamo twebwe ntaryo tuzajyamo. Imbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Iri jambo kwirinda cyangwa se temperance, ugasanga umuntu avuga ko ari umuntu w'Imana, ariko icyerekeranye no kwirinda ubwe byaramunaniye. Ibi rero imbuto zumiye ku mayogi. Ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye, nta butumwa bwiza bugihari. Yemwe nimwumva uko amatungo aboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imikumbi y'intama yanyukiwe. Ndetse inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza kuko imigezi y'amazi yakamye, kandi umuriro wasembyeho ibyanya byo mu butayu. Amagambo ni amagambo ateye ubwoba, kubera ko ibi bintu bigomba kwisuka ku isi. None bizisuka ku isi, uhagaze ute? Urimo uritegura Akaga gaheruka? Yoweri igice cya 3 turakomeje, umurongo wa 3. Nzashyira amahano mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba barokotse nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Ngo ibyo byose bimaze kuvugwa, izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Ibi bintu abantu tuba dukwiriye kubitekereza, abavandimwe, akaga kagiye kugwirira isi. Iyo dukomeza gusoma ibyanditswe byera, tubona amagambo nanone yanditswe muri Amosi
igitabo cy'umuhanuzi Amosi, igice ni icya 8 umurongo wa 9. Amosi igice cya 8 umurongo wa 9. Kandi uwo munsi ni Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose ziba amaganya. Kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduka inkomborera. Nzabateza umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege. Amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga. Nababwiye ngo iri jambo iyo rinyuze mu muhanuzi riturutse ku Uwiteka, abantu buri wese abakwiriye kumenya uruhande akwiriye guhereramo n'icyo akwiriye kwitwara kuri iryo jambo. Dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Nshuti bavandimwe, ninde wifuza kuzagera muri umwanya kandi ko Imana ivuze yuko izateza inzara mu gihugu idashingiye ku nzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari inyota ngo yo gushaka iki? Ijambo ry'Imana. None igihe ugifite amahirwe yo gutega amatwi ijambo ry'Imana, ukumva umuburo nk'uyu nguyu, urimo urafata uwuhe mwanzuro hakiri kare? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza cyane. Nubwo ushobora kubyita ngo ni iby'ababwiriza, ariko kuko Imana yavuze iryo jambo, witegereze kuko kuza ko rizaza ntirizahera. Igice cya 9 umurongo wa 10. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, ari bo bavuga bati ibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Ariko Abanyarwanda bajya baca umugani ngo amatwi yuje urupfu ntiyumva imiburo. Iyi jambo rivuze ngo abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, ari bo bavuga bati ibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Iri ni ijambo ry'Uwiteka riba ribivuze. Niba ubihinyura koko kuza ko bizaza, bizageza ubwo ababwiriza baceceka. Ninde wakwifuza kuzirukanka ajya gushaka ijambo ry'Imana ariko ngo ntaribone? Bigeze ubwo abantu bazatanga ikiguzi kugira ngo baribone. Nyamara uyu munsi abantu barabifata nk'aho ari ibintu by'iterabwoba, ariko bigiye gusobanuka. Ntabwo dukwiriye gutangariza isi ubutumwa bw'amahoro kandi nta mahoro ahari. Nahumu igice cya 3 umurongo wa 1. Umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Urusaku rw'ikiboko, urusaku rwo guhinda kw'inziga, imirindi y'amafarashi agenda aca isibo, ikiriri cy'amagare y'intambara asimbuka. Ugendera ku ifarashi akisuka mu rugamba, n'inkota irabya, indimi n'icumu rirabagirana, n'abishwe ishyano ryose. Intumbi nyinshi zigerekeranye, n'abapfuye ntibabarika barasitara ku ntumbi zabo. Ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga uguramo ku busambanyi bwe, akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Uyu murongo wa 4 tuba dukwiriye kuwitondera, kuko tuzagera aho tugarukeho muri ibi byigisho, muri uruhererekane rw'ibyigisho tuzigira hamwe mu bihe bitandukanye. Ngo ibyo byose uku kurimbuka kose ngo gutewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga. Muzirikana amagambo twize mu byigisho bivuga Babuloni ikomeye. Ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya. Uyu maraya uvugwa ahangaha twaramubonye, kandi tubona ko uyu maraya we icyo akora uyu maraya ntabwo we agurirwa, ahubwo agurira abasambane be. Bityo rero ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga uguramo ku busambanyi bwe, hakiyongeraho nuko agurisha n'imiryango uburozi bwe. Uburozi bwe ni ubuhe? Twarabubonye, na ndetse bamwe babwibitsemo.
ubwo burozi, miti y'uburozi. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana cyane ibyerekeranye n'Akaga gaheruka kagiye kwisuka ku isi, ndetse turimo kugenda tubona n'ibitonyanga byaho. Amagambo akomeye nongera gusubiramo yanditswe mu ntambara ikomeye, paje ya 30 cya gitabo kinini, ngo mbega uko bizaba ari ibihabane wa munsi ubwo mwuka w'Imana azaba yakuwe mu bantu burundu, batagifite uburinzi bubarinda umujinya wa Satani. Abamuyobotse bazagerwaho n'ingaruka zo kuba barayobotse ubutegetsi bwe bubi. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu, abayoboke b'Imana bazakizwa akaga kuko banditswe mu bazima, maze uzasigara i Siyoni n'i Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'i Yerusalemu azitwa uwera. Ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza rwaciriwe Yerusalemu bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Aya magambo tuyazirikane cyane. Ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza rwaciriwe Yerusalemu bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Ibyabaye kuri Yerusalemu byerekana gusa ishusho ntoya y'ibizabaho. Irimbuka ry'umurwa watoranijwe n'Imana ritwereka ingaruka zo kutuba amategeko y'Imana no guhakana imbabazi zayo. Ibi bintu bigomba kongera kugaruka muri iki gihe cya none, ubwo isi irimo kugenda yegera ku musozo. Niyo mpamvu mu byahishuwe igice cya 18 iby'uyu maraya twari tumaze kuvuga, wigurisha akagurisha n'uburozi mu miryango itandukanye, aribyo iriya miti y'uburozi. Ibyo ngibyo twagiye tubivugaho kenshi, tubona ijambo ry'Imana icyo rivuga mu byahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 3. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwaho no kudamarara. Iyi ninde? Ni Babuloni. Twarayibonye. Murongo wa 23 hakanditswe ngo abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Hari uwundi muri Nahumu igice cya 3 twabirebaga tubona nk'ahari irimbuka ry'inini. Ariko iyi Babuloni ivugwa ahangaha, iyi ni ya yindi twabonye ngo ihabara ry'icyamamare ni umurwa wa Roma, ariyo Vatikani, nk'uko Bibiliya ntagatifu bwayo ibigaragaza. None hano tubonye ko igurisha uburozi. Abatunzi bawe, murongo wa 23 w'igice cya 18, ni mo hagati mu murongo hagati nasomye ngo abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Ibi rero ahangaha muri iki gice cya 18 iyo ugisomye neza ubona irimbuka rya Babuloni, kandi nawe ukwiriye gusohoka muri Babuloni hakiri kare. Iyo dusomye amagambo aboneka muri Zefaniya, turimo kureba akaga kagiye kugwirira isi, kandi noneho tukazareba n'uburyo bwo kukitegura. Umuntu yakwitegura ate? Kwitegura wo mu mutima urakenewe, kandi binyuze mu nzira yo kwihana ibyaha no kubicikaho. Igice cya mbere cya Zefaniya umurongo wa 14. Umunsi ukomeye wo Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawe ugeze hafi kandi urihuta. Intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi, kuko bacumuye ku Uwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Amayezi murayazi? Ifeza zabo n'izabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umuriro utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Aya magambo yatekereza ute nshuti muvandimwe? Ushobora kwibwira ko hari twakomeje gusoma isezerano rya kera gusa ukibwira ko isezerano rishya ibyo bihano byakuweho, ariko iyo usomye neza ibyerekeranye no kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu muri Matayo igice cya 24, ndetse ugasoma n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Marko igice cya 13, aho hose hagenda hagaruka ku byerekeranye no kurimbuka
kw'iyi si ya none, kandi kurimbuka kuraje, ahubwo abantu nuwuhe mwiteguro dufite? Igice cya 21 cya Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ku murongo wa 20 haranditswe ngo kurimbuka kwa Yerusalemu. Ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye uko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Ubu ngubu ni ibintu birimo kugenda bigaruka mu mvugo shusho, cyangwa se kuko amateka agenda yisubira. Ubu ngubu biriho muri iyi minsi ya none biragaragaza neza ishusho ya Yerusalemu. Kandi Kristo yavuze ngo ubwo abanzi bawe bazakugota, bazakurinda cyane kandi bazakubakaho uruzitiro. Ubu Roma yaragose, yubatse uruzitiro, irwubakishije amategeko yayo. Ubu ngubu abantu tuba dukwiriye kwitegura. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Iyo dukomeje ku murongo wa 10 w'iki gice cya 21, Yesu Kristo abwira abigishwa bati, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ibi bintu bitekereza uti ibimenyetso ntabyo ubona? Ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Ibyo bizaberaho kugira ngo muba abahamya. Bavandimwe, iyo bavuze ngo ibintu bizatuberaho kugira ngo tuba abahamya, biba bitangaje cyane muri iyi minsi ya none kubona abantu muri iki gihe barenganirizwa Imana. Ugasanga abantu barimo guhimbana ngo bagiye gushaka abantu bo kubaburanira. Inshuti muvandimwe, iyi si igomba gukura amaboko ku bantu b'Imana, bagasigara barinzwe n'ijuru ryonyine, ari ryo ririmo kureba ikibazo cyabo. Twasomye amagambo aboneka muri Yesu igice cya 57 ngo umukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho. Nuko nguko bigomba kugenda. Abana b'Imana bagomba kubika ubugingo bwabo, kuragiza ubugingo bwabo muri Yesu Kristo honyine, ni aho ngaho. Rero iyo tuzirikana ibi bintu, tuba dukwiriye gutekereza cyane. Iyi mibabaro yose igenda ivugwa, usanga abantu muri iki gihe cya none ngo ibyorezo byahagurutse, cyangwa se intambara ziri mu bihugu bitandukanye, abantu bagiye gusabira ibyo ngibyo by'izo ntambara ngo zihagarare. Keretse hari waba waranditse umurongo n'umwe wo muri Bibiliya ukaba ugiye kuwusiba, ariko natekereza ko mu bantu bariho muri iki gisekuru nta muntu n'umwe wanditse Bibiliya. Bityo rero ubwo utanditse Bibiliya, ihangane nkugire inama yuko utari bwongere gusabira intambara ziri ku isi ngo zihagarare, cyangwa ngo ibyorezo bihagarare. Ahubwo itegure urebe niba koko, niba binaguhitanye, umenye ngo mbese ubugingo bwanjye buhishanwe na Kristo mu Mana. Kuko aho honyine ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. None wowe uyu munsi urimo urarizwa nuko hari intambara ku isi, ndetse ukirirwa ujya gusaba amasengesho. Iryo sengesho ntabwo rishobora gusubizwa, kuko urimo uranyuranya n'icyo Bibiliya ivuga. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 26 ujya gusoza, haranditswe ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Na ndetse ku bantu b'abadiventisite b'umunsi wa 7 dufite indirimbo zigera kuri 350. Indirimbo ya 2 iravuga ngo ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu. Icyo ngicyo gusa. Naho kuva ibyaha bikiri ku isi, ntibishoboka na rimwe yuko izo ntambara zishira. Abantu niyo bakirirwa mu masengesho angana iki, ibyo bintu ntibiteze kuzigera bihagarara, keretse Yesu gusa ari wuje akabihagarika. Naho abantu birirwa basengera ngo ibyago, ngo intambara, ibyo byose bigomba kugenda bibaho kugeza igihe Kristo azagarukira. Rero muri aka kaga gaheruka dukwiriye kwitega ko hari ibintu bigomba kubamo, kandi tukamenya n'uburyo dukwiriye kwitwara.
amagambo ari mu cyigisho hano mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho kivuga ngo ikigeragezo, hari amagambo, ni icyigisho cya 12 mu gitabo uwifuzwa ibihe byose, icyigisho kivuga ngo ikigeragezo, haranditswe ngo kenshi ukurikira Kristo hari aho agera akisanga atakorera Imana kandi ngo akomeze n'ibyo gushakisha imibereho mu by'iyi si. Ahari bigaragara nk'aho kumvira by'ukuri iby'Imana isaba bizakuraho inzira zatumaga umuntu abona ibimutunga. Satani agerageza kumwumvisha ko akwiriye kureka iyo myumvire ye, ariko ikintu cyonyine dukwiriye gushikamaho muri iyi si yacu ni ijambo ry'Imana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ndetse no muri ubu buzima nta cyiza twabonera mu kuva mu bushake bwa Data wo mu ijuru. Nidusobanukirwa n'imbaraga zo mu ijambo rye, ntabwo tuzakurikira inama za Satani ngo tubashe kubona ibyo kurya cyangwa twikize. Ahubwo ikibazo cyacu kizaba ngo ni iki Imana idutegeka kandi isezerano ryayo ni irihe. Ibi nitubimenya tuzubaha ibyo idutegeka kandi twiringira amasezerano yayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twumvise neza yuko muri iki gihe cya none hari ubwo gukurikira Imana bizamera nk'aho bihita biteza ikibazo cy'uko umuntu atabona ibimutunga, ariko Imana yatanze isezerano bigaragaza neza yuko tukwiriye kubanza tugashaka iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo bindi byose uko kwifuza kose dukeneye Imana izabiduha. Rero muri uru rugamba ruheruka rw'intambara hagati ya Kristo n'abumvira Imana, abumvira Imana bazabona ku isi bakuyeho amaboko, kubera ko banze kwica itegeko ry'Imana ngo bumvire ububasha bw'isi. Bazabuzwa kugura cyangwa kugurisha, ndetse bizakurikirwa n'itegeko ryo kubica. Ariko kubumvira Imana hari isezerano ngo Uwiteka niwe uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Kubwira isezerano abana b'Imana bazabaho, ubw'isi izaba yugarijwe n'inzara bo bazagaburirwa, ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago. Mu minsi y'inzara bazahazwa. Muri icyo gihe cy'akaga umuhanuzi Habakuki yarebye kure maze avuga aya magambo agaragaza kwizera kw'itorero: naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mu byigisho byose rero tugomba kwigira mu kigeragezo cya mbere cy'umwami wacu, nta gikomeye cyane nk'icyerekeza ku kwihanganira ry'ibyo kurya no kwifuza k'umubiri. Bandimwe banjye, ndagira ngo mbabwire iki kintu. Buriya ku bintu byerekeranye no kwirinda iriya mbuto y'umwuka twavuze, ku byerekeranye no kwifuza iby'imibiri yacu yifuza, buri umuntu utsinze uru rugamba aba ari intwari. Niba ari ikigeragezo gikomereye abantu muri iki gihe cya none, ni icyerekeranye no guhaza irari ry'ibyo kurya n'imyambaro n'ibindi. Ibyo bintu biremereye abantu muri iki gihe cya none, kandi kuko Satani yabiteguye neza, azi neza ko aho ngaho yategeye ari mu cyicu, ku buryo umuntu wese ikibazo aba yibaza ni uburyo azabaho. Kandi Satani kuko abizi neza, yamaze igihe kirekire yiga uyu mugamba, azi ko abantu yamaze kubafatira ku nda, uretse no kuba yabashyiriraho itegeko ry'agahato. Ariko hari ikintu kiba gikomeye, buriya umuntu utirinda mu mirire, ikintu, ingeso zose mbi ahantu zituruka, ziba zituruka ku kutirinda kwe. Ibi bintu buriya umuntu aba akwiriye kubitekereza. Hari igihe tuvuga ku byo kwirinda ku mirire, abantu bakabuzwa kureka kurya inyama, bakabuzwa inyama, bakabuzwa ibyo kurya byanditswe mu ijambo ry'Imana ribuzanya. Nk'ubu ngubu umunyamigani aravuga ati, vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Nabahaye ingero zigiye zitandukanye, izigendanye wenda n'ibi byo kurya bituruka ku nyamaswa, amata, amagi. Ibyo bintu byose kuri ubu ngubu ingeso bigenda bikaremba mu muntu, na ndetse n'urugero nararutanze ndavuga nti, nk'ubu ngubu mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 aho bavuze ku nyama n'amagi ndetse n'amata.
aho byageze aho Ellen White yagiraga imiryango inama y'abana bafite ikibazo cy'iruba ry'ubusambanyi, ko niba bataretse kugaburira inyama n'amagi ndetse n'ayo mata ku bana babo, iyo ngeso y'ubusambanyi, iryo ruba ry'ubusambanyi ridashobora gucika bitewe n'ibyo bintu baba barya. Ibi bintu byanditswe mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3, ariko kuri umukristo w'ubu ngubu niyo yaba yarakiriye agakiza bingana bite, ariko akaba abana wenda n'ayo matungo amuha amagi amuha n'iki, kumubwira ko ibyo bintu akwiriye kubireka kuko byamaze kwangirika, uwo muntu kuzabimukuraho ugasanga ni nko gufata sinzi hari ni nko gufata rukuruzi ukaba wabimucana n'akaboko ku buryo yakumva ko aho kugira ngo areke ibyo bintu ashyira mu mubiri we, icyamubera cyiza nuko yabura n'ubugingo bwe. Ibyo bintu ngerageza no gutanga ingero, ndavuga ni niba abantu baba bagira ngo turabeshya, bazajye mu turere tumwe na tumwe abantu bakunze korora wenda bakanywa nk'amata cyane cyangwa se bakarya amagi cyane, urebe ingeso iharangwa ya mbere y'ibanze, uzasanga iyo ngeso cyane cyane ari ingeso y'ubusambanyi. Ariko ibi bintu ngira ngo ahari umuntu, reka hari abantu twari kumwe turimo kuganira kuri iyi ngingo ku byerekeranye n'iyi mico muri iki gihe abantu ba none bafite, usanga baragize imico ya kinyamaswa. Noneho nza gutanga ingero zanditswe nko muri Bibiliya, aho kubera ikibazo cyo kutirinda mu mirire bituma abantu bafata imyanzuro, kandi ni nayo abayobozi b'iki gihe cya none, abayobozi b'isi, ndavuga abayobozi b'isi, usanga imyanzuro barimo kugenda bafatira ubwoko bw'Imana bituruka cyane cyane ku byo bashyira mu mibiri yabo, byaba ibinyobwa, byaba ibyo kurya barya, bikabatera n'umuntu w'umuyobozi nka minisitiri w'intebe barimo kumushinja yuko yafashe umwana akamufata ku ngufu. Ibi bintu nushaka kubisobanukirwa neza, rero abo bantu twari kumwe twagerageje uburyo tubiganiraho kuri izo ngingo twifashishije Bibiliya. Nk'iyo usomye mu gitabo cyanditswe na Esiteri, uzasanga nari ndimo babwira ni ibyerekeranye n'uriya mugabo uriya mwami witwaga Ahasuwerusi, yari ameze nk'umwami uyoboye isi, kuko yari uyoboye intara 127 uhereye mu Buhinde ukageza muri Etiyopiya. Muzabisoma muri icyo gitabo cya mbere cya Esiteri, nako mu gitabo cya Esiteri igice cya mbere muzasangamo iby'umwami Ahasuwerusi watumiye abantu, bya bindi n'abantu baba bavuga ngo twebwe ngo dufite ubutunzi. Umva, ntabwo uzaba umutunzi kuruta Ahasuwerusi. Wamaze amezi 6, iminsi 180, abatware bose bo muri izo ntara zose uko ari 127 muri ibyo bihugu byose bateraniye iwe, bahamara amezi 6, kandi ayo mezi 6 hari icyo yagombaga kubagezaho nk'ijambo nyamukuru. Ariko utekereze aho umuntu yari yamaze guhaga, aho yari yamaze kunywa izo nzoga, bikageza ku rwego we avuga ngo ijambo yatumije abantu kugira ngo abageze ngo ni ukubereka ubwiza bw'umugore we, ko yashatse umugore we ko ari mwiza. Ategeka umugore we witwaga Vashiti ngo aze imbere y'abo batware bose yambaye ubusa. Ndashima Imana ko uyu mugore yanze gusuzugurwa, aranga, aravuga ati nge sinshobora kuza. Ariko utekereza iby'uwo mwami, aho iryo rari ryari rimugeze kutirinda birananirana, bigeze ubwo ahamagaza umugore we. Itekereza nawe uri umuntu w'umugabo ugahangara, noneho byongereho ko uri umwami, ngo ugiye gufata umugore wawe umwereke iyo mbaga y'abantu bose, ibihugu 127 byateranye, abayobozi bose n'abatware bakomeye, ngo iryo niyo jambo wahamagarije abagabo. Umva ikibazo cy'irari cyo kutirinda ahantu kigeze abantu. N'uyu munsi rero ubwoko bw'Imana bukanuriwe amaso n'abantu bameze nk'abo ngabo batirinda, bangijwe n'irari ry'ibyo kurya. Bityo icyo kintu Satani yagiteguye neza z'uburyo agomba kugenza abantu. Niyo mpamvu kwitegeka ku byerekeranye n'ibyo dushyira mu mibiri yacu, icyo ni ikintu gikenewe n'abantu bose bo muri iki gihe cya none bitwa kuba ari mu rugendo rugana mu ijuru. Rero urundi rugero nabahaye ni urugero rw'umwami Herode. Uyu mwami Herode igihe cyaragize, ariko tukiri kuri uyu mwami Ahasuwerusi, n'umuntu nawe abatware bari bateraniye aho ngaho bamaze kubona ko umugore yasuzuguye,
nawe umva inama bagiriye umwami, baramubwiye bati kuko amategeko yacu adakuka, kandi aba bagore bo mu bwami bwacu bumvishe ngo umugore wawe yadusuzuguye, umwamikazi yasuzuguye umwami, natwe abagore bacu badusuzugura, bityo rero hitamo kwegura ku butegetsi cyangwa se kwirukana umugore wawe ukaguma ku butegetsi. Umwami ikintu yahisemo ni ukuguma ku butegetsi, umugore aramwirukana. Kubera iki? Kutifata, kutirinda. Imyanzuro yari yamaze kuba mbese irari ryari ryaramaze kumufata, atagishobora kwitegeka, ubwonko bwe bwameze nk'ubuyaze. Uyu mwami Herode nawe igihe yakoreshaga umunsi mukuru, ibirori, abantu bavuye araye basinze n'abatwara aho mu cyumba, uwo mukobwa wa Herodiya Salome araza arabyina. Mu kubyina abantu bari bamaze gusinda, bya bindi bo babwira ngo vira rumukubanya inzoga zirakubaganisha usukwa nazo ntagira ubwenge. Hanyuma umwami abwira uwo mukobwa ati kuko wabyinnye neza, nsaba icyo ushaka cyose naho cyaba cya kabiri cy'ubwami bwanjye. Umwami, umukobwa yahise ajya kubaza nyina aramubwira ati genda usabe igihanga cya Yohana. Umukobwa yaragiye asaba igihanga cya Yohana. Akimara kugisaba, Herode igihanga cya Yohana yaragiciye, amaze kugica akizana ku mbehe. Muri abo batware bose bari aho, nta n'umwe washyize ubwenge ku gihe, nta n'umwe wigeze agira reaction cyangwa se ngo agire icyo avuga kuri ibyo bintu byabaye, kuko bose bari bamaze gusinda. Umva icyo inzoga zikora, umva icyo irari ry'umubiri ku byerekeranye n'ibyo kurya bikora. Rero mu gihe twegereza akaga gaheruka, tuyobowe n'abantu bameze gutyo batirinda. Niyo mpamvu ku ihame rya Eliya wa gatatu agomba kuba umuntu wirinda, n'umukristo wese utirinda kugira ngo asikeho kuri uru rugamba ruri imbere. Ntibishoboka. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana gishobora gushyirwa mu ruhanga rwanduye. Icyo ngicyo abantu dukwiriye kukizirikana. Rero inshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo ube maso cyane, ubere maso ubugingo bwawe. Twegereje igihe cy'akaga gakomeye, kandi ngo ni umubabaro ukomeye w'isi kuva igihe amahanga yabereyeho. Iyi nyamaswa igomba gusiribanga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi uyu mubabaro, waba uri umukristo, waba uri umupagani, uyu mubabaro ugomba kukugeraho, nubwo bizabageraho mu bihe bitandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye. Bana b'Imana bazaba barenganirizwa ku isi batagira n'aho bashinga ikirenge. Mu gihe ibyago 7 bizaba byisuka ku isi, bazaba bafite uburinzi, ariko abanyabyaha nabo bazaba bagerwaho n'ibyo byago 7. Ariko isezerano ku bana b'Imana nuko amazi yo kunywa n'ibyo kurya batazabibura. Ariko ibi niyo tubivuga, umuntu aba akwiriye gutekereza cyane kuri ibi. Rero ingingo yavugaga ku kaga gaheruka ku isi, reka tuyihinira ahangaha, ariko utekereze cyane. Niyunze n'Imana, narihannye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Tureke kubeshyanya. Igihe twamaze twivuruguta mu byaha ni kirekire, kandi mu buryo bwo kwitegura aka kaga gaheruka birasaba kuba dufite ubuhungiro mu Mana, utazayihungiraho kandi uri umunyabyaha ruharwa nayo ikakubwira ngo sinkuzi. Buri muntu wese akwiriye kwigenzura ubwe, akamenya uko ahagaze imbere y'Imana, kuko buri wese agomba kuzahagarara imbere y'Imana kugira ngo hacirwe urubanza bishingiye ku byo yakoze. None uyu munsi ibyawe byifashe bite? Reka dusabe Imana cyane ngo mu gihe tugiye kuzakomeza, mu gihe kiri imbere tugenda twiga ibi byigisho, Imana iduhe umwiteguro ushyitse muri yo, ngo tuzasangwe dushyitse muri Yesu Kristo, tuzarokoka iby'aka kaga mu izina rya Yesu. Reka dusenge.
turagushimye uhoraho, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kandi ritwereka ibihe by'akaga twatangiye kwinjiramo. Uduhe kwihana ibyaha byacu kugira ngo tubone ubuhungiro muri wowe, kugira ngo ubwo uzahishurwa ku bicu tuzasangwe twiteguye, kandi mu gihe ibyago birimo gutangira kwisuka ku isi tubone ibitonyanga byabyo, tube dufite ubuhungiro muri wowe, kuko ijambo ryawe rivuga ngo naho twapfa ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Mwami Imana, turagutabaje cyane kugira ngo udushoboze kubera amaso ubugingo bwacu, kandi nongeye gusabira umuntu wese wumva iki cyigisho n'uyu muburo ngo umuhe umugisha wawe, umugisha uruta uwundi wose, no kugira Yesu Kristo umwami n'umukiza we. Ngaho reka Yesu Kristo ature muri twe, kandi natwe tumwemerere kubwo gushobozwa nawe, bisabye mu izina rya Yesu umukiza, amen. kubera iki utindiganya, Yesu aragushaka none, haguruka uve mu mwijima, aragukunda musange. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Igihe kirahita vuba, uyu munsi ni wo wawe, reka Yesu aguhumurize n'ubutunzi bw'igiciro. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Ese niwumva mu mutima uzuwe n'umwuka wera, niwifuza kumurikirwa na Yesu agukomeze. Kuki utamusanga uyu munsi?